Ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro y'Imana nshuti bakunzi bisomero. Uyu ni umwanya w'amakuru hagezweho ku bitangazamakuru bitandukanye, n'amakuru ngiye kugezwaho nanjye Emmanuel Gatararaganza. Tukaba tugiye kubakira ku ngingo zikurikira. Muri aya makuru ngiye kubabwira yuko uwise Pasteur Julienne Kabanda washinze Grace Room, umukozi wa Satani, kuri ubu ngubu byamaze kumukomerana, ribu yamaze kubyinjiramo. Ndaza kukubwira yuko hari ibyishimo bidasanzwe ku muryango wa Ngabo Medali cyangwa se Medi, aho we n'umugore we bamaze kwibaruka ubuheta. Mu yandi makuru ndakubwira yuko dosiye ya Turahirwa Moses wa Motions yagejejwe mu bushinjacyaha. Ndibuze no kukubwira inkuru idasanzwe aho mu gihugu cya Kenya umwana washyinguwe yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'umwaka ashyinguwe. Munyemerere amakuru yacu tuyanzikire muri iyi nkuru yahuriweho n'ibinyamakuru byinshi cyane bitandukanye byandikirwa hano mu Rwanda ndetse no hanze yabyo, aho byanditse bigira biti Meddy n'umugore we bibarutse ubuheta. Meddy uri mu bahanzi bamaze kubaka izina mu Rwanda no hanze yarwo, yagaragaje ko we n'umugore we Mimi bibarutse umwana w'umuhungu. Meddy abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram yagaragaje ko uyu mwana bamwisezeye na M Ngabo, avuga ko nta kuzuyaza buno bw'Imana buhora bumurimo iteka ryose aho agenda. Uyu muhanzi yabitangaje nyuma y'ubundi butumwa yari yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram, aho yanditse avuga ko azabwira amahanga yose ibyiza Imana yamukoreye. Icyo gihe yagize ati, nzabwira isi ibyo wankoreye. Muri Werurwe 2022 kandi nibwo uyu muryango yibarutse imfura y'umukobwa bamwita Mayira Ngabo. Ngabo Medali Jobel ndetse na Mimi ukomoka muri Ethiopia barushinze kuwa 22 Gicurasi 2021 ni mu birori biryoheye amaso byabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho byitabiriwe na benshi mu byamamare bya hano mu Rwanda barimo King James, Kate Kavuyo, Shafi ndetse na The Ben, Adrien Misigaro, Miss Grace Bahati ndetse n'abandi batandukanye. Imbuto y'urukundo rwa Meddy na Mimi yatangiye kubibwa kuva muri Kanama 2017. Muri Kanama 2018 Mimi kwiyumanganya byaranze maze asuka hanze amarangamutima ye yifuriza isabukuru nziza uyu muhanzi ukunzwe hano mu Rwanda. Icyo gihe yashyize kuri Instagram ifoto hari kumwe na Meddy, ayiherekeza amagambo y'Ikinyarwanda amubwira ati mutima wanjye ndagukunda. Arangije hashyiraho utumenyetso tw'umutima. Meddy wamenyekanye mu muziki w'indirimbo zisanzwe amaze igihe yariyeguriye Imana ndetse ubu ngubu akaba hasigaye aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Indirimbo aheruka gushyira hanze akaba yarayise Blessed. Reka duhindure ingingo tujye mu nkuru zikomeje gucaracara ku mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda. Tujye kuri inkuru ivuga yuko ribu yinjiye mu kibazo cy'uwise Pastor Julienne washinze Grace Room, intumwa ya Satani. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwinjiye mu kibazo cy'uwise Pastor Julienne Kabanda, umukozi wa Satani, aho rwatangiye gusesengura ayo magambo rureba niba agize icyaha. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yabwiye igihe ko hari gusesengurwa amagambo yatangajwe n'uwise Bakame ku rubuga rwa X. Murangira yagize ati, twakomeje kubona abatumenyesha ibyo uriya wita Bakame yavuze kuri X. Biracyasuzumwa n'ishami rishinzwe gusesengura ibikorwa cyangwa amagambo bikekwa ko agize icyaha byakorewe ku mbuga nkoranyambaga. Iri shami riri kureba icyo amategeko ateganya niba ibyo yatangaje bigize icyaha gikurikiranwa muri RIB. Hari gusuzumwa nanone niba ibyo bikorwa yakoze biri mu byaha bikurikiranwa nyir'ubwite ari gutanza ikirego, cyangwa niba byakurikiranwa urwego rwibwirije, ikizavamo nicyo kizashingirwaho hafatwa umwanzuro. Amagambo hari gusesengurwa yanditswe n'uwiyita Bakame kuri X, aho yagize ati, reka mwite intumwa ya Satani ku isi, mama w'ikinyoma. Uyu ni mushiki wa Apotre Gitwaza mu kwitwaza ijambo ry'Imana bagatuburira abanyarwanda. Uwampuza nawe isi yose itureba nkamubaza ikibazo kimwe cyo muri Bibiliya abeshya ko yigisha. Ni amagambo atakiriho neza n'abakoresha urubuga rwa X bayabonye, abenshi bakaba bakomeje kwerekana yuko ibi bidakwiye. Ibi bigarutsweho mu gihe Pastor Julienne asoje igiterane cy'iminsi 3 cyiswe Thanksgiving cyabereye muri BK Arena, cyatangiye kuva kuwa 25 kugeza kuwa 28 Mata 2025. Iminsi iki giterane cyamaze, BK Arena yabaga yakubise yuzuye mu gihe habaga hari umubare munini w'abatarabashije kukinjiramo kandi babyifuza. Pastor Julienne ubwo yasuzaga iki giterane yijeje abakitabiriye ko ubutaha kizabera mu nyubako nini kurusha BK Arena, aha yacaga amarenga ko gishobora kubera muri stade Amahoro. Igiterane kikaba cyari kibaye bwa kabiri, cyaherukaga n'ubundi kuhabera mu ntangiriro za Mata 2025, nabwo icyo gihe ubwitabire bukaba bwari buri hejuru cyane.
Reka n'ubundi tukiri mu makuru arebana n'ubutabera tujya kuri iyi nkuru ivuga yuko dosiye ya Turahirwa Moses wa Motions yagejejwe mu bushinjacyaha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwohereje dosiye irirwamo Turahirwa Moses wa Motions mu bushinjacyaha ngo buyisesengure hanyuma burebe niba bwayiregera urukiko. Makuru yuko dosiye ya Turahirwa yoherejwe mu bushinjacyaha, ikinyamakuru Igihe yayahamirijwe n'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry. Kwa 22 Mata 2025 nibwo RIB yataye muri yombi Turahirwa Moses hakurikiranweho gukoresha ibiyobyabwenge. Uyu musore yongeye gufungwa nyuma yuko muri Mata 2023 nabwo yari yatawe muri yombi hakurikiranweho ibyaha birimo guhimba cyangwa guhindura urwandiko rw'inzira no gukoresha ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Kuva muri Mata 2023 Turahirwa yatangiye gukurikiranwa mu butabera kugeza muri Kamena 2023 ubwo yari by'agateganyo n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, ategekwa kujya yitaba ubushinjacyaha hanyuma akomeza gukurikiranwa adafunze. Icyakora nubwo yari yarekuwe by'agateganyo, urubanza mu mizi rwarakomeje, aho kuwa 20 Ukuboza 2024 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhamije ibyaha birimo icyo guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano no kunywa ibiyobyabwenge birimo urumogi. Nyuma yo kumuhamya ibi byaha, Turahirwa yakatiwe gufungwa imyaka 3 agatanga n'ihazabu ya miliyoni 2 nk'igarama ry'urubanza. Nyuma yo kutanyurwa n'imikirize y'uru rubanza, yahise ajurira iki cyemezo muri Mutarama 2025. Hategerejwe ko urukiko rukuru ruzafata umwanzuro kuri ubu bujurire. Munyemerere amakuru yacu tuyakomereze kuri ya nkuru nababwiye idasanzwe. Tujye mu gihugu cya Kenya, aho mu gace kahitwa Tanztonzai umuryango watunguwe no kubona umwana wabo w'imyaka 10 witwa John Wanjara agarutse ari muzima nyuma yuko yari amaze igihe kirenga umwaka yaraburiwe irengero, ndetse bakaba barashyinguye umurambo bazi ko ari we bashyinguye. Umwana ngo yari yarabuze guhera muri Mutarama 2024 nyuma aza kuboneka ari muzima mu gihe hari hashize amezi make yabashyinguye umurambo we, byatekerezwaga ko ari uwe. Ikinyamakuru Tuko cyandikirwa muri Kenya cyatangaje ko mu kiganiro cyagiranye n'ababyeyi b'uwo mwana wari warabuze aribo Benson na Suzanne Wanjara, bavuze ko umwana wabo akimara kubura batanze amatangazo kuri polisi ko babuze umuntu. Nyuma yo kunanirwa babona yuko umwana wabo atakibonetse, bicaye mu rugo baraheba, ariko hashize amezi 2 bahagaritse ibyo bikorwa byo gushakisha. Bumvishe inkuru y'umurambo w'umwana uri mu kigero cy'imyaka 10 wabonetse mu mugezi waho bitanzoyiya, ariko uboneka waramaze kubora no kwangizwa n'amazi cyane ku buryo byari bigoye kumenya niba ari umwana wabo koko cyangwa se niba ari undi. Nyuma umuryango wiyemeza kujya kureba uwo murambo aho wari warashyizwe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kitale. Abagize uwo muryango benshi bemeje yuko ari uwa John Wangara, ariko nyina we ngo yakomeje kwigiramo gushidikanya. Nyina w'uyu mwana aganira na kino kinyamakuru yagize ati, kuva ngikubita amaso uwo murambo hari ikintu numvaga mu mutima kimbwira yuko atari umwana wanjye John. No mu gihe twari tugeze ku buruhukiro bw'ibitaro, umutima wanjye wambwiraga yuko umwana wanjye kiriho kandi ari muzima. Abandi bavandimwe banjye bo bahamyaga yuko rwose ko uwo murambo ari umwana wanjye John. Atitaye kuri uko gushidikanya k'umugore we, Benson Wanjara yafashe icyemezo nk'umugabo, yiyemeza gufata uwo murambo wari waraboze bajya kuwushyingura muri Kamena 2024. Benson Wanjara we yagize ati, nubwo umugore wanjye yari yabyanze, narihanganye turashyingura kuko umubabaro wari mwinshi kuri twebwe. Na nyuma yo gushyingura uwo murambo, na Suzana ngo yanze gukurayo agatima burundu kuko ngo yajyaga yumva umwana we azamubona kandi ari muzima. Icyo kintu kigahora kiza mu mutima we. Tariki ya 22 Mata 2025 n'ejo bundi nibwo ikigo cy'abana b'imfubyi cya Precious Kids giherereye ahitwa Kiminini cyamenyesheje abayobozi bahitwa Bonde Trans-Nzoia kuko ngo uwo mwana yavuze yuko ariho akomoka. Umuryango wa Wanjara wahise umenyeshwa ayo makuru, batangira gukurikirana. Nyina w'uwo mwana ngo yavugije induru nyinshi abonye ifoto y'umwana we iturutse muri icyo kigo cy'imfubyi, yemeza ko hari umwana we koko. Ako kanya umuryango we ngo hise ujya kumuzana, bamujyana mu rugo, babona ngo ameze nk'uko umwana w'ikirara wo muri Bibiliya nk'uko byavuzwe na nyina wari aho
aho ngaho arira kubera ibyishimo. Gusa uwo muryango wahise usaba urukiko kongera gutaburura wa murambo bari barashyinguye bibeshya ko ari uw'umwana wabo kugira ngo uzakorerwe ibizamini by'isuzuma bya ADN. Nshuti bakunze ibisomero, munyemerera amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga yuko Ukraine yigambye kwica abasirikare 1940 b'Uburusiya. Ubuyobozi bw'ingabo za Ukraine bwatangaje ko abasirikare b'Uburusiya barenga 1940 baguye mu ntambara bahanganyemo imaze imyaka 3. Intambara ishyamiranyije Ukraine yatangiye ku itariki ya 24 Gashyantare 2022. Ikinyamakuru Ukraine Independent cyanditse yuko kuva ku wa 27 kugeza ku wa 28 Mata 2025 Uburusiya bwapfushije abasirikare bagera ku 1160 bunatakaza imodoka 100. Raporo y'igisirikare cya Ukraine igaragaza ko kuva muri Gashyantare 2022 Uburusiya bwatakaje ibifaru bigera ku 10,723, imbunda zirasa mu ntera ndende 27,038, imodoka z'intambara zidatoborwa n'amasasu zigera ku 22,338, imodoka n'ibikamyo bitwara ibikomoka kuri peteroli bigera ku 46,292, intwaro zifasha mu bwirinzi bwo mu kirere bigera ku 1,145, drone zigera ku 34,000 na 83, ubwato bw'intambara bugera kuri 28 n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Gusa Ukraine ntiyigeze ishyira hanze y'ibyo uruhande rwayo rwatakaje. Hashize igihe Amerika iri mu rugamba rwo gushaka uko impande zombi zasinya amasezerano y'amahoro, intambara igashyirwaho akadomo. Nshuti bakunze ibisomero, iyi niwo musozo w'amakuru twari twabateguriye kuri uyu munsi. Reka nshimire mwebwe mwese mudahwema kubana natwe muri aya makuru. Reka mbasabe gukora subscribe ndetse no gusharinga amakuru yacu akagera kure. Tuzakomeza kubana mu makuru n'ibiganiro bitandukanye by'isomero. Gendeye Emmanuel Gatararaganza, mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda. Ciao.